kwigishwa n'isi, ngwino wigishwe na Kristo, kuko niwe mwarimu mukuru, niwe mwigisha mwiza, niwe wavuze ngo yemwe abarushye polisi abaremerewe muze musange karuhura. Urababaye ariko hari umuruhura umubabaro, warukiza umubabaro. Nta wundi watanga iryo tangazo, nta perezida w'isi watanga iryo tangazo. Kristo wenyine aratangaza, aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura, munyigireho kuko ndi umugwaneza. Kubasuhuza bene data bakunzi b'umusaraba, nkuko bisanzwe rero ni Eli ugarutse ku Bifatika TV. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Tugiye kuganira ijambo. Mbere yuko turiganira dusuhuje abatwumva, abakunda kutwumva kuri uyu murongo w'Ibifatika TV. Tubanje gusuhuza abari mu Rwanda, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dusuhuje abari muri Afrika yose, dusuhuje abi Burayi mu mpande enye zigize isi, bose turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi tubabwira ko tubakunda kuko namwe mutwereka ko mudukunda. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, tunayihanganisha abafite ikibazo cy'uburwayi, ibibazo bitandukanye, tubabwira ngo mwihangane, Imana iracyari mu ruhande rwanyu. Imana ishimwe cyane. Reka dushime Imana rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, cyangwa ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi aya masaha, kugira ngo uzaryumva wese rizajye icyo rikora ku buzima bwe. Turagushimiye Uwiteka Mana ihoraho kandi Imana izahoraho. Turagushimiye ko wemeye ko tugaruka ku Bifatika TV kubwira abantu iby'ubwami bwawe. Reka ijambo tugiye kuvuga ntaba ari twe, umwuka wawe wera arishorere, imbaraga z'umwuka wera zimanukire gukora ibikomeye no kururutsa imitima, no gukiza indwara zo mu imvune zo mu mitima, no gukiza ibyaha, no gukiza agahinda n'umubabaro, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena amena. Tudatinze reka dufate Bibiliya dusome ijambo dusanga mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo, ni ibice 2 n'umurongo waho wa 19 wonyine niho tugiye gusoma. Hari ijambo rivuze riti, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Nyamara urufatiro rw'Imana rukomeye ruracyahagaze, kandi rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka az'abantu be. Uvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Ndumva mfashijwe ntaranabwiriza. Umuntu uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Dufite ikibazo mwene data, reka nkubwire. Niba uvuga izina ry'Uwiteka banza uve mu bidatunganye. Niba mvuga izina ry'Uwiteka mbanze mve mu bidatunganye. Impamvu ni iyi: biteye agahinda k'abantu turi kubwiriza tukavuga Yesu, tukaririmba neza, tukabwiriza ijambo ry'Imana, bakanadutumira mu biterane bikomeye bitewe naho tugeze mu kuvuga Yesu, ariko tutarava mu bidatunganye. Impamvu wambaza ngo ibyo bintu bihura bite? Ibyo bintu bishoboka bite? Burya agakiza n'impano biratandukanye. None Bibiliya iravuze ngo wowe uvuye kuvuga izina ry'Uwiteka ubanza uve mu bidatunganye, we kuyoborwa n'impano Imana yaguhaye. Banza uve mu bidatunganye. Twabonye abantu bamamara ariko bararangira. Twabonye abantu bamamara ariko bararangira kubera baramamaye, bashaka kwiyamamaza ubwabo, bashaka ko aribo bagaragara, bashaka ko aribo bamenyekana, ariko ntibamenyekanisha izina ry'Uwiteka. Ntibatuma Imana ibahoza ku mutima. Ese ni iyihe mpamvu yatuma Imana itagoza ku mutima? Ni ugukora umurimo w'Imana ukoranye ibyaha mwene data. Muririmbyi, mudiyakoni, mukristo, mubwirizabutumwa, bishop, apotre, mbere y'uko uvuga izina ry'Uwiteka banza uve mu bidatunganye. Mbere y'uko mvuga izina ry'Uwiteka mbanze mve mu bidatunganye, kubera ko nuvuga izina ry'Uwiteka utavuye mu bidatunganye uzamwara kuri wa munsi w'imperuka, uzakorwa n'isoni, uzakorera ubusa. Reba icyunzgubira. Wenda hari n'abatabu mu isi badakorera ubusa, batumira bakabana nayo mafaranga, ariko ayo mafaranga ararangira mwene data. Niba ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka neza banza uve mu bidatunganye,
kuko Bibiliya yavuze ngo nyamara urufatiro rw'Imana we, nubwo harimo abashaka kubitoba, nubwo harimo abarimo babyiyoberanyamo, nubwo harimo abantu bashaka kubyitirira ibyo agakiza bitabarimo, ariko Bibiliya yavuze ngo nubwo bimeze bityo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abantu be. Nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Nushaka uze wino yebe kugutera ubwoba ko imbabazi zarangiye. Yesu aracyateza amaboko, be kubwira ko utashobora kubabarirwa bitewe n'ibyaha wakoze. Hoya Yesu aracyateza amaboko mwene data, be kukubwira ko utakihana. Yesu aracyateza amaboko, be kukubwira ko utakizwa. Yesu aracyateza amaboko, wewe Satani nakuganirize ngo akwereke ibyaha umaze gukora ukuntu ari byinshi. Yesu aracyateza amaboko, Satani nakuganirize ngo reka ko nta gutabarwa ku gihe, ariko ubuzima bwawe urufatiro rw'Imana rukomeye ruracyahagaze. Nubwo ubona ibintu byakomeye, nubwo ubona ibintu bikomeye, mwene data urufatiro rw'Imana rukomeye apana rworoshye, haleluya, ruracyahagaze kandi rwanditseho ako kantu gashyireho vi, rwanditseho ngo Uwiteka aza. Rero wowe ukora ibyaha wiyoberanya, umenye ko Uwiteka kuzi. Wowe uza kubwiriza, wava kubwiriza ukajya gusambana, umenye ko Uwiteka kuzi. Wowe wabaye akahebwe ushaka kurya amaturo gusa, udashaka gukizwa, Uwiteka arakuzi. Wewe wigisha inyigisho z'ubuyobe, Uwiteka arakuzi. Nyamara igihe kirageze, igihe kirageze mwene data, igihe kirageze dukizwe neza. Nudakizwa isi ubwayo izanira ibyago n'amakuba byinshi, isi ubwayo izakwigisha. Ariko mwino we kwigishwa n'isi, mwino wigishwe na Kristo, kuko niwe mwarimu mukuru, niwe mwigisha mwiza. Niwe wavuze ngo yemwe abarushye polisi abaremerewe muze musange ndabaruhura. Urarushya ariko hari karuhura, urababaye ariko hari umuruhura umubabaro, warukiza umubabaro. Nta wundi watanga iryo tangazo, nta muperezida w'isi watanga iryo tangazo, nta muntu ukomeye kuri isi watanga iryo tangazo. Kristo wenyine aratangaza, aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura, munyigireho kuko ndi umugwaneza. Mwene data uri kwigira kuri inde? Igikundi uri kugenderamo nicyo kukujyana mu kurimbuka. Ikigaro uri kugenderamo cy'abagore nicyo kukurimbura. Ikigaro uri kugenderamo cy'abagabo nicyo kukurimbura. Ikigaro uri kugenderamo cy'abasore nicyo kukurimbura. Ikigaro uri kugenderamo cy'abakobwa nicyo kukurimbura. Ariko ngutareka nguha amakuru, Kristo aravuze ngo nyamara urufatiro rw'Imana. Pawulo niko yandikiye Timoteyo. Timoteyo aravuga ngo nyamara nubwo bimeze bityo urufatiro rw'Imana rukomeye ruracyahagaze, kandi si utyo gusa rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Uri mu bande aho nturi mu biru gusa, turi mu by'amoko gusa, turi mu byaho uvuka kavukire zawe, turi mu bintu byo kwiyoberanya. Uriyoberanya mu bantu ariko Imana ntiwayiyoberanyaho, uriyoberanya ku bakomeye ariko Imana ntiwayiyoberanyaho, uriyoberanya mu itorero usengeramo ariko Imana ntiwayiyoberanyaho, uriyoberanya ku nshuti zawe ariko Yesu ijisho ry'Imana ngo n'agashishi k'umukara mu ijoro ry'umukara mu ibuye ry'umukara ngo Imana irakareba. Mwene data sitera bwoba, mwino hungisha ubugingo bwawe, kiza ubugingo bwawe butarimbuka. Inzoga urimo zakurimbura, ubusambanyi n'uwo buzakurimbura, urwangano ufite ruzakurimbura, amoko yakubasa zakurimbura, kubeshya bizakurimbura. Kandi ibyo byose urabikora, Uwiteka akakwihorera ukibwira ko uhwanye nawe. No, kiza ubugingo bwawe hakiri kare, kiza ubugingo bwawe hakiri kare, kiza ubugingo bwawe mwene data bigishoboka, kiza ubugingo bwawe nshuti yanjye. Yesu agiye kugaruka, Yesu agiye kuza, Yesu agiye kuza, ndabitangaje. Yesu agiye kuza kandi azaza ntazatinda. Muri byo ari ibyo kandi azaza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe. Yesu agiye kuza mwene data, wiyoborwa n'isi n'umubiri, wiyoborwa na kamere, wiyoborwa na shitani. Yesu agiye kuza kandi azima ingoma ye. Kristo agiye kuza
kandi agiye kwima ingoma ye. Uzaba mu yihe ngoma? Uzaba mu buhe bwami inshuti yanjye? Garukiraho we gutwaza igitugu na shitani, kuko byanga byakunda Yesu azagaruka. Abantu babipinga ntibabyemere, abantu babiteremo burage, Yesu azagaruka. Nubwo yanatinda, urupfu rwo ntirutinze, Yesu azagaruka. Va mu byaha rero, kiza ubugingo bwawe, Yesu azagaruka. Yesu agiye kugaruka, kiza ubugingo bwawe. Uramenya ngo twabyumvishe kenshi, nta muturanye we wari uzi se ubu buracyamubona. Yesu yamugarukiye, waragiye, niyo yanatinda, ariko urupfu rwo ntiruzatinda. Mwinuze muri Kristo, vayo bigishoboka. Hari amahoro utabonera mu buzima bwo muri iyi si, ariko atangwa na Kristo. Hari ibyishimo utabonera muri iyi si irimo amakuba n'amagorwa, ariko wakura muri Kristo. Hari umunezero utahabwa n'iyi si, ariko wakura muri Kristo. Hari ibintu bitandukanye utabonera ku mugabo, Kristo atanga. Hari ibintu ibyishimo bitandukanye utabonera ku mugore, Yesu atanga. Hari akazi, hari ibyishimo bitandukanye utarabonera mu kazi, bitangwa na Kristo, kuko Kristo niwe mwami w'amahoro. Kristo niwe mwami w'amahoro. Nuko Timoteyo aramubwira Timoteyo, Petero abwira Timoteyo, aramubwira ngo nyamara Timoteyo we, urufatiro rw'Imana komeye rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Mwene data, wowe uri mu gakiza neza, humura. Nubwo uri guhura n'intambara, Yesu arabizi. Wowe uri mu gukizwa neza, nubwo uri guhura n'amakuba, Yesu arabizi. Nubwo bagufashe ijambo ngo watinze gushaka, Yesu arabizi. Nubwo bagufashe ijambo ngo watinze mu bukode, Yesu arabizi. Wowe uri gukizwa neza, nubwo bavuga ngo urimbura mukoro, Yesu arabizi. Nubwo urarurira mu marira yawe, Yesu arayazi. Nubwo uraro ufite umubabaro, Yesu arabizi. Nubwo nta jambo ufite iwawe, Yesu arabizi. Nubwo wabaye insuzugurwa muri quartier, Yesu arabizi. Nubwo nta jambo ugira mu itorero usengeramo, Yesu arabizi. Uribuka ni mu rufatiro rw'i Kristo. Humura, Kristo azabe. Kristo arakuzi mwene data, humura, Kristo arakuzi. Humura, Kristo arakuzi. Ntuterwe ubwoba n'isi n'umubiri na shitani, Yesu arakuzi. Ntuhindishwe umushyitsi n'isi turi kugenda twinjiramo. Niba uri mu Mana neza, humura, Yesu ntazareka intama ze zimutakira ku manywa na nijoro. Ntiyazirangarana, azazitabara vuba. Yigenzure. Nubona uri muri Yesu neza, ntuterwe ubwoba n'isi. Nubona uri muri Yesu neza, ntuterwe ubwoba n'ibigeragezo. Nubona uri muri Yesu neza, ntuterwe ubwoba n'amakuba. Nubona uri muri Yesu neza, ntuterwe ubwoba n'intambara. Nubona uri muri Yesu neza, ntuterwe n'ibyago, kuko Yesu ari hejuru y'ibyago. Yesu ari hejuru y'intambara. Yesu ari hejuru y'amakuba ufite. Yesu ari hejuru y'intambara zose uhura nazo. Azaza azurutse mu izina rya Yesu. Azazurutsa. Kristo azazurutsa. Ntutinye, Kristo azazurutsa. Humura rero mwene data, ntugire ubwoba. Yesu arakuzi uko byamera kose. Yesu arakuzi uko intambara zose, imiriro yose uko yakaka. Yesu arabizi. Humura, azakugirira neza. Reba uko uhagaze. Nusanga uri mu Mana neza, nusanga uri guhamanya n'umwuka w'Imana, wicecekere. Yesu azaza, intambara azazirangiza. Yesu azaza, ibi byose azabirangiza. Amakuba ufite mu rugo rwawe, Yesu arayazi. Intambara ufite ku bana bawe, Yesu arazizi. Intambara ufite mu zinzara imaze igihe mu muryango wawe, Yesu yarayibonye. Akazi wabuze, Yesu arabizi. Amakuba ufite, Yesu arayazi. Humura wowe, bashaka umubano mwiza hagati yawe n'Imana. Mwene data, shaka umubano mwiza hagati yawe n'Imana yawe. Ibindi byose ubimuharire, ibindi byose ubimurekere. Umurimo yavuga ngo mwikoreze amaganya yacu kuko yita kuri twe. Humura rero mwene data, ibyo ubona bidahari, Yesu azabikura. Intambara ubona, Yesu azazicecekesha. Nkuko yabwiye Aburahamu ubwo yarabanguye inkoro agiye kwica umwana we w'ikinege, akamubwira ngo kebuka urabona igitambo. Humura, no gutabona igitambo, Kristo aragifite. Yakizigamye hano. Igitambo cyo kukurengera, igitambo cyo kukurokora, igitambo cyo kugutabara, igitambo cyo kukurengera nawe amateka yawe gahinduka. Hari igihe abantu bakurebera mu ishusho yahashize, bakumva nta n'ikizu uzabona, bakumva nta naho wagera, ariko Yesu ajya, ubuzima bwawe yabuteguye mbere yo kukurema. Yesu ajya akora ibintu abantu bagatangara. Humura, Yesu azakunezeza. Nubwo abantu bagufashe ijambo uyu munsi, ntabwo bazarihorana. Nubwo abantu bagufashe ijambo uyu munsi, ntabwo bazarihorana. Amaboko y'Imana ari hejuru y'ibintu byose. Mwene data, ntutinye. Iyagwanya urugamba, iyagutabaye hashize,
n'ubundi iracyahari, kuko amaboko y'Imana ari kuba imutegereza bose n'amatwi yiwe. Ntabwo humura. Twari dusomye ijambo rero rivuze ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azi abantu be. Ijambo riravuze risoje rivuga ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Reka nguhugure cyangwa ngucyahe mwene data, cyangwa nkuburire mwene data, wowe uri kuvuga izina ry'Imana itandukanye n'icyaha. Va mu bidatunganye, yukora rya yuceza abami babiri. Niba uri umuririmbyi ukijijwe, niba uri umudiyakoni ukijijwe. Birababaje muri iyi minsi kubona umukristo asigaye aterabuka yagenda mu rugo rw'umuntu agiye gusura undi akumva ngo yariye uburozi. Birababaje nawe ukiri mu byaha ukwamiyeyo. Vayo. Imbabazi Yesu aracyagutegeye amaboko. Yesu aracyagushaka. Yesu aracyagufitiye imbabazi. Yesu aracyagutegereje. Niyo mpamvu Yesu aracyagutegereje. Va muri ibyo byaha. Va muri ako kuyoborwa na shitani. Mwinu uyoborwe n'umwuka. Ukabayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Hari imfatiro nyinshi abantu bisunze. Hari igihe ugira urufatiro rw'umugabo ukabona bitewe n'ubutunzi Imana yabahaye, ukabona nta hantu uzanyura ubuzima bwazanyura bukubabaza. Ariko umuntu n'umuntu ejo arahinduka. Hari igihe ugira urufatiro rw'akazi ukavuga ati narafatishije, ariko akazi kajya karangira. Hari igihe umuntu yumva urufatiro rw'amashuri afite akumva nta cyamunyeganyeza, ariko ibyo bijya birangira. Hari igihe umuntu yumva urufatiro ariko akumva ko akomeye, ariko umuntu uko ukomera none n'ejo urashobora ko isi yatuma wongera gucishwa bugufi. Nushaka urufatiro ariwe Kristo, kuko imfatiro abantu bishingikirijeho ntabwo ari iz'ibihe byose, ariko Kristo ni uw'ibihe byose. Urufatiro rwa Kristo ni urw'ibihe byose. Ushobora kwishingikiriza umugabo, ushobora kumva urufatiro rwawe ari umugabo, ushobora kumva urufatiro rwawe ari umugore, ushobora kumva urufatiro rwawe ari abana wabyaye beza b'umugisha bakanagiye ugira icyubahiro muri iyi si. Ushobora no kugira urufatiro ukumva ari akazi nawe cyangwa amashuri yawe, ariko ibyo byose bijya bikubitwa hasi. Mwino usanga urufatiro Kristo niwe rufatiro rw'ukuri. Kristo niwe rufatiro rw'ukuri. Kandi ijambo riravuze ngo umuntu wese uvuga izina ryanjye abanza ave mu bidatunganye. Mwene data, igenzure nanjye nigenzure. Uri kwitwara ute muri iyi si? Uri kwitwara ute muri iyi myaka? Uri kwitwara ute muri iyi minsi y'imperuka? Ese uri kuririmba ukijijwe? Ese uri kubwiriza ukijijwe? Ese uri gusenga ukijijwe? Ese uri kudiyakoni ukijijwe? Ese uri apotere ukijijwe? Ese uri bishop ukijijwe? Genzura uko ugenda. Reba uko witwara muri ibi bihe. Reba uko uvuga Yesu, urebe ko bihwanye n'imirimo ukora. Reba uko ushaka kugaragarira mu bantu, urebe ko ariko na Kristo mufitanye ubumwe. Utashaka kugaragaza mu bantu. Neze sura umuntu w'umukire, ngiye kumva numva umukozi waravuze ngo amaze amezi 2 atarahema, kandi uwo mukire ari kwara amafaranga ajyana ku rusengero. Ndabyibuka n'ibintu niboneye. Abantu bari gushaka kugaragara mu bantu ariko ntibere imbuto aho bari, kandi agakiza katari mu rugo ntagahari. Ibyo bintu ukora, iyo mirimo ukora izashya. Ni gute ujya gutanga amafaranga hambaye mu itorero ryawe runaka kugira ngo abantu bakubone bagutinye, umukozi wo mu rugo utarakemura ikibazo cye, ambanza amezi 2 adahembwa gukorera? Ibyo bintu nibyo kwigaragaza. Nimuze dukora imirimo itazarangira mu isi. Tugira urukundo, tubane n'abantu amahoro. Ushonje umugaburire, ndabisubiramo. Ubabaye niba ari icyo umurushije ukimuhe, apana kuba mu kigare gusa. Muze tuyoborwe n'umwuka, kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Murakoze rero bene data, narinzanye ijambo kubifatika TV ribabwira ngo nyamara nubwo bimeze bityo, urufatiro rw'Imana rukomeye ruracyahagaze, kandi rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Humura rero, Yesu arabizi. Intambara unyuramo Yesu arazizi. Ibyaha nabyo ukora Yesu arabizi. Uko witwara kose Yesu arabizi. Kandi biravuze ngo umuntu uvuga izina ryanjye abanza ave mu bidatunganye. Reba aho wavuye naho uri kujya, urebe kuri guhamanya n'Imana. Reba aho wavuye naho uri kujya, urebe ko Imana iri kukwishimira. Ntabwo ntimukora ibyaha kugira ngo mutazarimbuka. Mushaka ubwami bw'Imana kuko bigishoboka. Mushaka ubwami bw'Imana bigishoboka. Mushaka ubwami bw'Imana, ndabisubiramo, bigishoboka. Mushaka umwami kuko bigishoboka kwabonwa. Mumwambaze kuko akiri bugufi, kuko byanga byakunda urufatiro rw'Imana ruracyariho. Ntugire ubwoba rero, ntutinyishwe ubwoba n'intambara zose. Urufatiro rw'Imana ruracyariho. Reka dusenge, dusoze dusenga. Turagushima Uwiteka Mana yacu, niwe mungeri mwiza. Utubije ijambo ryawe rivuze ngo nubwo bimeze bityo, urufatiro rw'Imana rukomeye ruracyariho, kandi rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Mana, abantu wamenye ntubarekure, abo bamaze kumenya ntibave mu maboko yawe. Ubabundikize amababa yawe, kandi abatarakumenya nabo ubahe kukumenya. Abantu bave mu byaha, Mana yacu, uvuga izina ryawe ave mu bidatunganye. Udushoboze kunesha
kunesha ibyaha no gukiranuka ku gato n'akanini. Ntitwasoza tudasengeye abarwayi, twasoza tudasengeye abanyamibabaro. Buri wese ugukeneye reka kwakire, kandi buri wese uko agukeneye ariko umusura ku rwe ruhande. Ni mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen, amen. Shalom, shalom. Turabakunda.